Umugoroba mwiza kuri mwese abari mu bice bitandukanye by'isi, ababarizwa ku mugabane wa Amerika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Afrika, aho uri hose nguhaye ikaze kuri TV yanyu Munda y'Isi TV, ikiganiro ni Munda y'Isi Sport, ngewe n'umuhungu wanyu Mucyo Anta. Nyuma y'ibyumweru bibiri nari maze mpuze cyangwa se mfite ibyo mpugiyemo bijyanye na scouting cyangwa se bijyanye no kurambagiza abakinnyi mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Nongeye kubona akanya ko kuza kuganira namwe by'umwihariko kuri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda igeze ahakomeye, dore ko hasigaye iminsi igera kuri 7 yonyine. So rero nyuma y'izo desemene ndashimira cyane abo twabashije kubana, abo twagiye tuganira inbox muri social media, kuri social media zanjye, yaba Instagram, yaba Twitter, yaba Facebook ndetse n'ahandi hatandukanye. Hari abakoze subscribe kubera ko ubu nabonye turi abantu 40,000 n'abantu 700. Ni abantu bamaze kwiyabonesha, bivuze ngo harabura abantu 300 kugira ngo twuzure 41. Nawe utarakora subscribe uyikande, niba warayikoze kora share iki kiganiro, cyohereze ma groupe, comment biremewe ko wayitanga ndetse na like rwose biremewe, ubundi turusheho kubaka umuryango wa TV yacu, dore ko mu minsi iri imbere rwose, kubera ko umwanya wanjye ari muke, nzareba uburyo natangira kujya ntanga akazi kuri bamwe na bamwe babishobora kuba bagira byinshi cyane ba uploadinga, nge nkazajya nza mu busesenguzi ndetse no ku matransfer atandukanye amwe namwe. Niyo mpamvu rero mwese nishimiye kubana namwe kuri uyu mugoroba. Tugiye kuganira ibi bikurikira bidasubirwaho. Confirmed ikipe ya APR Football Club yamaze gusinyisha nimero 6 umugande. Uwo ninde? Ese byagenze gute? Niwe wari option ya mbere? Igisubizo ni oya. Kuki bitabaye yego? Ninde wagombaga gusinya utarasinye biba ngombwa ko basinyisha uyu? Uramwumva mu kiganiro imbere. Hanyuma yitwa Alan Okero, aravuga muri APR. Ngiye kubaha details utasanga hano usibye hano Munda y'Isi kuri TV yanyu, birumvikana. Turaza kuva twerekeze kuri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu mupira w'amaguru, ariko ndaza kwitsa ku makipe abiri. Ndaza kwitsa kuri ekipe bita APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, dore ko ariyo makipe arimo guhatanira igikombe cya shampiyona y'ikiciro cya mbere mu mupira w'amaguru season 2024 2025. Hanyuma turaza kurebera hamwe n'ibiki birimo gufasha APR, dore ibintu bitandatu bikomeye birimo gukoma Rayon Sport mu nkokora bitumye faza Rayon Sport iyitangira nabi. So nibyo tugiye kuganira n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Hanyuma munyemerere nihute cyane kubera ko hari ama match nshaka kuza kureba mu kanya. Munyemerere mbabwire ko mbere yo ngaruka kuri aba bakinnyi ndetse no kuri ama club, mbanze mbabwire gatoya cyane ku bihugu maze iminsi ntemberamo cyangwa se ndebamo abakinnyi batandukanye, ndeba umupira waho. Ni ibihugu birenga 20 byo ku mugabane wa Afrika, mu bihugu bigera kuri 54 bigize umugabane wa Afrika. Harimo ibihugu byose bya East Africa byose uko bingana, nta gihugu na kimwe ntarageramo. Hanyuma kongeramo ibihugu byose by'uburengerazuba bwa Afrika muzi, byose by'uburengerazuba bwa Afrika muzi, izo za Cote d'Ivoire, izo za Mali, izo za Benin, izo za Burkina Faso, izo za Togo, za Cameroon n'ibindi bihugu bitandukanye. Hanyuma ku rundi ruhande ukajya kureba za Zambia, ukareba zishamikiye kuri za Congo Brazzaville, izo za Gabon n'ibindi bihugu bitandukanye. Ndetse yewe no mu majyepfo ya Afrika hose nagengeraho ngenda ndeba uko bihagaze, za Malawi, za Mozambique, za bihugu byinshi cyane, za Gambia iwabo kwa ba Djibril Sira. Aho hose ni hamwe mu bihugu nagiye ntemberayo kugira ngo mbashe kureba ko nabona abakinnyi beza, dore ko nge natangiye gutegura Mercato mu kwezi kwa 6 mu maklub atandukanye ku mugabane wa Afrika. Ntabwo isoko ndimo gutekereza ryanjye, isoko ryanjye riri based cyane mu Rwanda cyangwa se riri focus mu Rwanda. Ndimo ndareba ku mugabane wa Afrika kubera ko natangiye kubaka network mu gihugu cya Tanzania, muri Libya, muri Sudani, muri kubwo ndavuga ibihugu bifite amafaranga, ndavuga ibihugu bihagaze neza, za South Africa n'andi atandukanye. Ndimo ndagenda mbyubaka ndetse no hanze y'umugabane wa Afrika. Niyo mpamvu rero no mu Rwanda ntabwo nigeze mpibagirwa ku makipe
azabona ko ari ngombwa cyangwa se amakipe azumva ko akeneye abakinnyi rwose mu kwa gatandatu tuzakorana nayo, gusa birasaba ubushobozi ku makipe amwe n'amwe, yewe n'adafite ubushobozi akakira abangana n'ubushobozi bwayo afite, ariko nanone beza pari raporo y'abari ku butaka bw'i Nyarugenge. Icyo cyo ndakiba promisinga abafana banjye, abakunzi banjye b'umupira w'amaguru by'umwihariko i Nyarugenge, rwose umukinnyi muzabona nohereje i Kigali bizakugora kubona umukinnyi uri flop. Ashobora kuza avuye muri Mali ari mwiza, yagera i Nyarugenge, burwo ni urugero mbahaye, yagera ku butaka bw'u Rwanda bitewe no kugera i Nyarugenge, kubera ko i Nyarugenge haba abakobwa beza, i Nyarugenge haba amafaranga, i Nyarugenge haba umutekano, i Nyarugenge haba freedom, donc ni ahantu haba ibintu byinshi birangaza abakinnyi. Iyo rero ufite umukinnyi rimwe na rimwe utazi icyo ashaka kubigeramo ugasanga biranze uko yatangiye siko arangije, icyo gihe ntabwo aba ari ikosa ry'umuhagarariye. Ni ukuvuga ngo bitandukanye no kuzana umuntu ari umuswa akahagera ari umuswa akarinda hava ari umuswa, ariko bitandukanye no kuzana umuntu yari umuhanga yahagera akajya kwijandika, cyane ko bamwe mu bakinnyi b'abanyamahanga bafite iyo mico itari myiza cyangwa se bafite izo defo. Ariko abanjye nzagerageza kubakaruma mbabwire ko ikibajyanye ari akazi, kandi mu Rwanda ari nka passage, ubwo ndavuga amakipe azabyemera. So rero bivuze ngo mu kwa gatandatu ndabapromisinga ko akazi ndimo rwose uko byagenda kose, uko mbitekereza hari igihe kazatanga umusaruro ku butaka bw'i Nyarugenge, kimwe no mu bindi bihugu, cyane ko ndimo ndagenda nganira nabyo. So nibyo nari mugiyemo, na n'ubu ndacyabirimo sindabisoza. Ndashaka ko byibura ntangira kugurisha abakinnyi mu kwezi kwa gatanu, kuko hari contact z'amakipe muri Tanzania twamaze kuvugana muri uku kwezi kwa gatanu kuza rwose bazatangira gufata abakinnyi bamwe namwe, cyane ko bamaze gushima ama profile n'abakinnyi namaze kubaha. So ngibyo rero niyo mpamvu mubona mpuze cyane, kubera ko ninjiye muri kariyeri nsaba kuba concentré cyane, kureba ama match uhari, ukongera ugasubira mu rugo, ukongera ukajya kureba match, birumvikana ugafata umwanya uhagije wo kureba umukinnyi match imwe match ebyiri, kugira ngo byibura uzatanga umukinnyi mwiza kandi watanga umusaruro kuva mu izamu kugera imbere. Munyemerere nihute cyane mpere muri equipe bita APR Football Club. Mvuye kuri iyo page ndaza kugenda nyiramo utuntu ngenda nenseramo. Mpere muri equipe bita APR Football Club hashize ukwezi kumwe n'ibyumweru bibiri ikipe ya APR Football Club yamaze gusinyisha imbanziriza amasezerano umukinnyi ukina mu kibuga hagati y'umugande, no musore muremure cyane yitwa Ronald Sekiganda. Uyu nguyu akaba ari kapiteni wa ekipe ya Villa Sport Club Jogo yatwaye igikombe cya shampiyona umwaka ushize. N'umukinnyi nzi, n'umukinnyi narebye muri Sekafa Kagame Cup kubera ko nari ndi Dar es Salaam, murabyibuka. So n'umukinnyi APR yaguze kugira ngo imusimbuze uwo bita Tade Luanga, ubwo bitanasubirwaho confirmed 100% mu byumve rwose. Uwo bita Luanga ntazakomezanya na APR, cyo ndagikonfirmye. Hanyuma rero uyu muhungu uri uzamusimbura ni umuhungu muremure, ni umuhungu nabonye mu mikino ya Sekafa ukiri muto, kubijyanye ndonke n'imikinire, kubijyanye na kariyeri, cyane ko nubwo iyo urebye ku byangombwa ubona ko ari umukinnyi ukuze, afite ibyangombwa biriho imyaka isa nk'iyisumbuye, ariko n'umukinnyi muto kuri profile, n'umukinnyi muto kuri profile. Ntekereza ko iyo urebye ubona ko ari umwe mu bakinnyi birumvikana batari bagera ku rwego rwa baruwanga kuri CV, ariko mu mupira w'amaguru ntabwo wakora CV, yakora icyo umuntu ashoboye. Niyo mpamvu rero uyu muhungu agomba guhabwa igihe muri APR. Gusa icyo namuvugaho ni umukinnyi uraho, ni umukinnyi uraho nyine, uraho, donc ni 50-50. 50 yaba mwiza cyangwa se 50 ashaka kuza nawe ntibikunde, cyane ko nge nahanatinya kubivuga ko Dauda ari hejuru ye cyane, n'umukinnyi Dauda ari hejuru ye cyane. Ariko buriya amahitamo n'abayobozi ba APR nibo babitekereje, nibo babikoze, bazi n'impamvu yabyo. So uyu muhungu rero yamaze gusinya imbanziriza amasezerano y'imyaka 2 muri APR. N'ikimenyimenyi umuyobozi w'ikipe ya APR Afande Deo, mbere yuko APR icakirana na Rayon Sport muri shampiyona match ya derby, yaganiriye na bamwe mu bafana ba APR batandukanye, na bamwe mu bantu bahagarariye abandi bafana muri APR bafite inshingano zitandukanye, ababwira ko APR amaze gusinyisha nimero 6, kandi uwo 6
bamaze kumvikana byarangiye, igisigaye uko sezo irangira akaza kujoininga abandi. So araba yiyongereye ku bagande babiri barimo Kiwanuka, barimo Denis Omeri. Birumvikana ko na Ruwanga wari urimo arabagande bane, ariko Ruwanga wari barimo gusohoka. So uwo muhungu rero akaba yaramaze gusinya imyaka 2 muri ekipe ya APR Football Club. Nubwo nabonye hari bitangazamakuru bitandukanye bivuga ko hari amakipe yo mu gihugu cya South Africa n'ahandi amwifuza, simbizi, ntabwo ndi siri. Gusa icyo nashaka kugaruka ni iki ngiki: muri icyo gihe cy'ukwezi kirenga APR imaze ivuganye n'uyu mukinnyi cyangwa se barangizanyije nawe, APR yohereje abantu babiri Kampala, Uganda. Hari umu agent wo muri Uganda dukorana nawe muri projet turimo, yagerageje kunshakira amakuru yimbitse ndetse avugana n'umukinnyi we ku giti cye, ndabyumva detail byinshi cyane. Uyu muhungu haje abantu babiri ba APR yohereje mu gihugu cya Uganda, si ngombwa ko mentioning amazina yabo. Bahageze bashakaga nimero 6 wa KCCA, yambara nimero 25, yitwa Joel Serunjogi. Joel Serunjogi ni umwana ufite umubyeyi w'umunyarwanda, undi akaba afite umubyeyi, donc umubyeyi we umwe n'umunyarwanda, undi ni umugande, Hussein nyiri BTN. Uyu muhungu bita Joel Serunjogi wa KCCA, uyu muhungu donc Hussein ni nyirarume w'uyu muhungu bita Joel. Joel mu yandi magambo ni umwishywa wa Hussein nyiri BTN. Namumenye ubwo KCCA yakinaga na Vipers. Nagiye Kampala kureba match yabo, ndeba match nk'eshatu cyangwa enye. Ni umuhungu nabonye muri match, ndabyibuka sinzabyibagirwa, yabonye jaune ku munota wa 15 match ikirangira. Asoza match nta yindi karita abonye, kandi abantu man of the match muri iyo match, mbabwiza ukuri, niwe mukaseri wa mbere mu gihugu cya Uganda. Donc niwe mukaseri wa mbere mu gihugu cya Uganda, ariko yasinye kontra y'imyaka 4 muri equipe ya KCCA. Ni ukuvuga ngo asigajemo seze ebyiri. Abo bantu babiri ba APR bagiye Kampala ariwe bagiye gushaka. Bagezeyo bicara mu biro bya KCCA. KCCA irababwira ngo niba mwumva mwifuza uyu muhungu, n'ibihumbi 200 by'amadolari, niba muyafite murayatwishyura, niba mutayafite uyu muhungu ntagurishwa. APR baravuga bati ntibishoboka, ntabwo ari ku rwego rw'ibihumbi 200 by'idolari, nubwo ari umukinnyi w'umuhanga, ariko ntabwo ari kuri iyo calibre. Biba ngombwa ko APR byihorera ihita ijya gushaka umuhungu wa ekipe ya Villa Sport Club. Mu yandi magambo, uwo bashakaga mbere siwe babonye, ahubwo bahise babona namba 2 abari nawe banafata. Gusa uyu muhungu wa APR yasinyishije ejo bundi match ya Uganda yakinye rwose muri qualification zo kwerekeza muri mondiale, yarakinnye, mwarayibonye ko yakinnye Kampala. So birumvikana rero APR ihitamo gusinyisha uyu muhungu. Ni umwe mu bakinnyi bazaba barimo guhatana muri APR umwaka utaha, bari kumwe na ba Dauda. Gusa gusohoka kwa Ruwanga bishobora kuzanatuma uwo bita oyereka minana bivuge rwose Pichu nawe ntazakomezanya na APR. Cyo ndisiri rwose. Shimirimana Ismail Pichu nawe ntabwo APR izamuhongera amasezerano. Undi nawe bikirimo 50-50, ariko amakuru namenye uko 70% atazakomezanya na APR niyitwa Mugiraneza Frodouard. Bivuze ngo mediane ya APR uko byagenda kose izabirimo uyu muhungu mushya Sekiganda, izabirimo Ruwanga, izabirimo Dauda kuko Ruwanga azasohoka, izabirimo Rampte, izabirimo Baruboneka n'abandi, kuko namenye ko APR barimo baratekereza barutonesha Hezbon, barimo baratekereza abakinnyi batandukanye b'abanyarwanda. Ngibyo rero ibyo umuntu yavuga kuri ekipe bita APR kuri uyu muhungu wamaze gusinya amasezerano. Ibirambuye kuri we tuzagenda tubidetaye, ariko icyo nakubwira cyo n'umukinnyi uraho nyine, n'umukinnyi biraho utaremereza. Undi mukinnyi wavuzwe muri APR muri iki cyumweru, nagerageje kubibona ndetse ngerageza no kubisoma cyane, yitwa Alan Okero. Alan Okero nabivuze nkiri kuri Radio Disi, ndabyibuka mvuye Kampala kureba match z'aba bahungu. Navuze ko abakinnyi babiri bafite ubushobozi bwo gukina mu Rwanda bari Kampala bagakora difference ugereranyije n'abakinnyi b'abanyarwanda. N'uyu mukaseri wa KCCA n'umuntu bita Alan Okero. Niba mubyibuka icyo gihe nakoranaga na Claude Hitimana, Kazungu Clever ndetse na Kanyamahanga, niba mbyibutse neza. Hanyuma icyo gihe niba mubyibuka mu Rwanda amakipe yaraharaye umuntu bita Milton Kalisa. Ninge waje mbwira abantu mu Rwanda ndabwira umuntu bita Milton Kalisa yararangiye.
nihagira ikipe yibeshye ikamugura izabihiye. Kubw'amahirwe mu Rwanda birashoboka ko kubera ko batajya kuri tele bumva rimwe na rimwe bagize amahirwe bakabona umuntu ushobora kubabwira, barumva kandi bagahita babiha agaciro, bikaba byanabafasha. Iyo hagira ikipe igura Milton Kalisa, ubu ngubu birimo kurira. Milton Kalisa ni umukinnyi usanzwe ku rwego ruteye ubwoba, ariko yigeze kuba indirimbo, yigeze kujya aririmbwa uciye radio uciye ukumva ngo Milton Kalisa, ngo Milton Kalisa. Kubera iki? Nta muntu wigeze ajya kuri tele ngo arebe Milton Kalisa ninde, ameze gute. Niyo mpamvu mu Rwanda nkiba blaming amakipe nibaza, niko tujya kugura umukinnyi wa Kampala utagiye kuri tele. Indege yo kuva mu Rwanda ujya Kampala ni amadolari 400. Gukodesha ahantu heza Kampala ho kurya no kuryama heza ntibyagutwara 2300 by'amanyarwanda mu minsi ingahe. Hanyuma fata ukwezi kwa ujye Kampala, wicara urebe umukinnyi ushaka kureba. Fata ukwezi kwa ujye Tanzania, wicara urebe umukinnyi ushaka kureba. Fata ukwezi kwa kuzu ujye Kenya, fata ukwezi kwa kuzu ujye he muri Cote d'Ivoire. Jubundi naguze itike ya Cote d'Ivoire. Itike ya Cote d'Ivoire uvuye i Kigali na amadolari 900, na amadolari 900 hafi 800 y'amanyarwanda, na amafaranga miliyoni, na amafaranga make cyane. Kuva Cote d'Ivoire ujya Burkina Faso na masaha 9 n'imodoka. Uremera ugakoresha imodoka ukava Cote d'Ivoire ukajya Burkina Faso kubera ko ari icyo ushaka. Izo ni inzira zose umuntu agenda akoresha. Si ngombwa ko ahantu hose wakoresha indege. Hari ibihugu byegeranye kuva Benin winjira Burkina Faso na masaha atarenza ngahe ku modoka, atarenza 5-6 make cyane. Tonke n'abantu babegeranye, n'abantu babegeranye. Za Cameroon na Nigeria ni ibihugu byegeranye ku buryo uriyo uva mu modoka winjira mu yindi wambuka. So, ni uburyo butandukanye ushobora gukoresha kugira ngo ube wajya kureba umukinnyi umwirebere n'amaso. Kubera iki? Nutajya kureba umukinnyi, umuntu ubwiye ngo naguha umukinnyi ari ku mutaka bw'u Rwanda. Nabivuze ushize kuri radio DC, naravuze ngo mu Rwanda ikibazo dufite muri departement ya scouting huzuyemo abakomisiyoneri, nta ba scout dufite. Kubera iki? Mu byumve cyane, nta zina ry'umuntu mvuga, nta muntu ndi bumentioning, ariko turwaye iki kintu. Urugero ndi buze gutanga, ikipe bita Rayon Sport irashaka umukinnyi, iri Kigali niho ibarizwa, abayobozi bayo niho babarizwa. Umuntu ugiye kubazanira umukinnyi nawe ari Kigali, umuntu ugiye kubarangira umukinnyi nawe ari Kigali, ntiyigeze afata imodoka, ntiyigeze afata indege. Icyo uriya muntu ari bukore ni iki? Afata telefone agahamagara umuntu, urugero muri Guinea Conakry, aziye umuntu wenda cyangwa agashaka contact y'umukinnyi muri Guinea Conakry ukina i Kigali, akambwira wanshakiye nimero y'umu manager muri Guinea Conakry, akayimuha. Yamara kumuha contact, wa muntu agahamagara wa manager akamubwira ngo ko nkeneye umukinnyi mwiza cyane muri Guinea, uramufite? Nta mu manager ujya uhakana, nawe ahita akubwira ngo umukinnyi mwiza ndamufite. Iyo akubwiye ngo umukinnyi mwiza aramufite, nawe uhita ubyumva ko ari byo, agahita guha profile cyangwa se akaguha highlight. Iyo guhaye highlight, mwumve highlight icyo ari cyo. Highlight ni ibikorwa byiza by'umukinnyi bashyiramo quality, ntibashyiramo defo. Kandi umukinnyi mwiza umumenya iyi kipe ifite baro, ukamumenya iyi kipe idafite baro. Ibyo byose ugomba kubitenaho, ugomba kubirebaho iyo kuri tele. Ariko wibuke ngo wa mukinnyi utazi wo muri Guinea Conakry wahawe na wa mu manager, one ni umukiriya wiwe, de ni umuntu azabonamo amafaranga atubutse, atitaye ku kuba ari mwiza cyangwa atari mwiza. Bikaba ngombwa ko afata utuntu twiza akaba ari twagukatira. Ntuzi ngo yari amakarita, ntuzi ngo ni indiscipline, ntuzi ngo afite imvune, ntuzi ngo amazijya adakina, ntuzi ngo defoze ni izihe iyo baro idafite, iyo ekipe idafite baro, ntuzi ngo iyi ekipe ifite baro kariteze ni izihe. Icyakabiri, ntuzi ngo yafitinga muri champion imeze gute. Nkunda gutanga urugero rw'umuntu bita Ramte. Ramte ni umukinnyi mwiza ku kirenge kurusha abakinnyi bose babarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Ariko Ramte si umukinnyi mwiza muri champion mu Rwanda, ni umukinnyi mwiza muri champion ya Ethiopia, ya champion itanga ama espace. Mu Rwanda ni mani tumani, nta muntu uguha umwanya. Mu Rwanda ntago baguha guhumeka. Mu Rwanda umuntu agukozaho umubiri. Umukinnyi udafite umubiri rero utemera ko bamukoraho, ntago yafitinga muri champion y'u Rwanda. Kandi afite talent, kuba ufite impano, kuba uri mwiza, ntago biguha uburenganzira bwo kuvuga ngo wakina mu Rwanda aho waba uri hose. Oya,
shampiyona y'u Rwanda ifite uko ayiteye, iya Kenya ifite abayifitingamo, iya Uganda ifite abakinnyi bayifitingamo, iya Tanzania ifite abayifitingamo, South Africa, mu Misiri n'ahandi. Abakinnyi bafite impano ni benshi beza, ariko se bafitinga ibyo kugira ngo ubimenye bisaba kujya kuri tele. Nari mbigarutse nkurikije kuri Alan Okello ndetse na Sero Njogi nagarutseho. Alan Okello buriya ni polivara mu myanya yose y'imbere. Alan Okello yakina iburyo, winga y'iburyo, yakina winga y'umoso. Alan Okello yakina nka nimero 10. Ibyo byose arabikora kandi apasa ku gihe, mu gihe cyihuse. Alan Okello n'umukinnyi uzi gukinira muri espace, ni n'umukinnyi uzi gukinira muri espace, no donc ahantu mudashobora kubona espace yo kuba mwakwirukiramo. Ikipe yakoze block, turashaka gupenetra. Alan Okello ashobora gupenetra, akajya asabira baro hano, akayisabira hano, akayisabira hano, akayisabira hano. Ibyo byose ubibona uri kuri tele, ntabwo ubyumva. Iyo rero wowe ubonye highlight z'umuntu akora ibintu bidasanzwe, hari igihe wibeshye ukavuga ati uyu muntu ntabwo abaho, ariko ntiwageze kuri tele. Ibi mfite ingero nyinshi nagiye ntanga, nagiye mbivuga cyane. Navuga ni njya ntanga urugero rw'umudefenseri polisi yaguze bita ngo ni Yakubu, yavanye muri Stade Malien de Bamako. Kuko ibintu nge mbimazemo imyaka irenga 2 nirukanka nzenguruka Afurika, nubwo abantu bavuga ngo nagiye ngiye kureba umukinnyi w'ikipe runaka, buri gihe nagendaga ngiye kwiga ibi bintu bya scouting mbigiye, nubwo nabaga mperekeje amakipe. Nigeze kwabwa ndabwira ni umudefenseri bita Yakubu wa Stade Malien de Bamako siwe mwiza, kuko nge narebye match za Stade Malien de Bamako 3 za Champions League ndi kuri tele, ndi muri Mali, ndi muri Ghana, ndeba match. Ndabwira ni no, noneho Stade Malien de Bamako yari ifite abadefenseri babiri bakina muri axe, ni batatu. Yari ifite uyu muhungu bita Yakubu, bari bafite umudefenseri bita ngo ni Tangara, na nubu n'umudefenseri wa Stade Malien de Bamako ariko yaravunitse, ubu ntarimo gukina. Ikaba yari ifite umudefenseri bita Yoro Diabo bakina muri Azam, ni titireri. Aba bantu baratandukanye, kugira ngo batandukanye umenye ngo umwiza n'uwe bisaba ko uri kuri tele. Cyokora nanone ku rundi ruhande hari igihe wajya kuri tele udashoboye, utazi kureba umukinnyi, icyo nacyo ni ikindi. Kujya kuri tele ni kimwe, ariko ninde ugiye kuri tele, icyo nacyo ni ikindi. Hari umuntu ushobora kohereza kuri tele akajya kuri tele ariko ntakuzane umukinnyi mwiza kubera ko ubwo bushobozi ntabwo afite. Icyo nacyo amakipe agomba kukitondera cyane. So rero icyabaye nuko uyu Alan Okello iyo umurebye ubona n'umukinnyi wa fitinga cyane, ntaho atafitinga, kimwe na Joel Sero Njogi. Ararekipera baro neza, reaction neza, donc mbere yuko barayitanga abanza, mbere ko nako barayisaba abanza kumenya ngo baro ndayishyira hehe. Ariko inyarugenge kuboneka mu karumuntu kaseri, arasaba baro ntaza aho ari wishyire, atangira gutekereza aho baro ari wishyire, already bamaze kumugeraho, bamukorera pressing bakabaye bayitwaye bakabaratsinze cyangwa se bikabiteje ibibazo ekipe. So mu yandi magambo n'utu detail twinshi umuntu agomba kureberaho. So se Alan Okello yavuzwe muri EPR nicyo nashaka kugarukaho, ariko biragoye ku kigero nk'icya 90% biragoye, ntibishoboka, kubera ko Alan Okello ahembwa $3,500 z'amanyarwanda, $3,000 z'amanyarwanda n'ibihumbi 500. Alan Okello Lawrence Murindwa yamuhaye Benz, narayibonye yamuhaye Benz. Alan Okello buriya muri Vipers nubwo afite inzu, Lawrence Murindwa mwishyurira inzu bihoraho, amuha ibintu byose. Yanga yagezeyo biranga umwaka ushize. Simba mbere yuko igura Chazi Ahoua, uyu mubona top scorer championnat Tanzania w'umunya Cote d'Ivoire wavuye muri Stella yo muri gihugu cya Cote d'Ivoire, babanje kujya kuri Alan Okello biranga. Alan Okello amakuru ufite ubu ngubu nuko agiye kujya muri test hanze ku mugabane w'Uburayi. Muri APR rero biragoye, ubwo byasaba ko APR imena konte, kuko ntuza release close ya Alan Okello ni $400 by'idolari, kumugura ni $400 by'idolari, kuko Murindwa nta bukenagira, nta kennye, ntagira gute. Warakubwira ati ngewe nta pressure, nta mafaranga mfite, nkeneye raha. Donc nibyishima abana biwe, nibyishima umugore we, umukobwa we n'umuhungu we nabonye ari nabo birebera match we, ntabwo akiboneka cyane. Afite ibigo by'amashuri, afite ubushobozi, afite ibintu byose. So rero niyo mpamvu kuri APR bigoye, nubwo kwifuza ari kimwe ariko kumubona biragoye cyane. Bivuze ngo rero ku bafana ba APR Alan Okello
mu byizere gake cyane bishoboka, mu byizere kuko Harane Okero nawe ubwe kuzi Nyarugenge sinzi ko yapfa kubyemera kubera ko n'umukinnyi muto kandi ufite tari idasanzwe. So rero ngibyo kuri ekipe ya APR mboneyeho no kuya credit cyane kubera ko kera kabaye nyuma y'amezi agera kuri 4 APR cyangwa se nyuma y'uko shampiyona nyuma y'igihe kirekire kuva shampiyona atangira bageze ku mwanya wa mbere nyuma yo gutsinda ikipe ya Bugesera ku munsi w'ejo igitego cy'umutwe cyakona cyatsinzwe na Cheikh Ouattara umunya Burkina Faso. Bivuze ngo kujya ku mwanya wa mbere kwa APR biri likely ku kigero nk'icya 70% ko APR igomba gutwara shampiyona. Ndabisubira mu 70% APR izatwara shampiyona kubera ko uwo bahanganye ndaza kugaruka ngiye kumugarukaho ntabwo ahari, arasa nk'udahari, aragaragara nk'uhari ariko muri mind ntawo hari, muri mind ntawo uhari. Niyo mpamvu iyo kipe bita APR rwose biri likely ko igiye gutwara igikombe cya shampiyona kubera ko APR ifashe uyu mwanya Rayon Sport yarakoze amakosa inshuro nk'ebyiri iha avantage APR ariko bikarangira APR byanze. APR rero hari utudetaye yagerageje gufunga, nyuma yo kudufunga yaje kwisanga ku mwanya wa mbere. Simbona APR itakaza umwanya wa mbere, biragoye ariko birashoboka kubera ko ari umupira w'amaguru cyane ko twabonye umwaka shampiyona isa nk'iremere. Gusa icyo ntatinya kuvuga cyo nuko APR Football Club yatwara shampiyona itayitwara uyu mwaka ntabwo APR yigeze iba nziza, ntabwo yigeze iba nziza rwose muri shampiyona. Ahanini byagiye biterwa n'umutoza bita Darkonovic. Ku kijyanye na karite cyo singifite ikibazo, APR ifite abakinnyi beza par rapport y'abari muri shampiyona y'u Rwanda, donc ifite karite. Iyo ugiye kureba ubanzamo n'umusimbura ni beza muri nationale, umubare usanga ari mwinshi, unabafashe ukabajyana mu yandi maklebe muri shampiyona y'u Rwanda abasimbura babanzamo. So niyo mpamvu uyu munsi ushaka kudetaye ukavuga ngo APR uyu munsi Pavel aravamo Pierre akajyamo kandi ukabona nta kibazo kirimo, kubera ko Pavel yari amaze iminsi akora amakosa tuzi, yagiye atsindisha APR ibitego bimwe na bimwe kubera gutakaza concentration. Bamukubise akanyavu bahita bazana Pierre ahita bumuzamu nawe usanzwe kandi nawe atanga ibidasanzwe cyangwa se atanga ibyo yagomba gutanga, cyane ko Pierre yari umukinnyi mwiza mbere yuko Pavel aza. So mu yandi magambo bitandukanye n'indi kipe ishobora kuba yagura umuzamu wa mbere washyiramo wa kabiri ukabona ari nko gushyiramo peteroli. So ariko uyu munsi Pierre na Pavel wajyamo wese yatanga umusaruro. Kuri kabiri Kagege aravunika nzotanga kaza kareponda. Kuri gatatu Claude niyo mugabo nibyo ashaka kutaboneka bakahengeka, niho bafitemo akantu k'akabazo. Muri mediane bameze gutya baruzuye, kuri winga nibu no kuri atake bameze gutya baruzuye. So niyo mpamvu ubona APR uyu munsi yo Shehe atatsinze igitego, Mamadou Si aratsinda, Mamadou Si yatatsinze Ruboneka aratsinda, yatatsinze Lamine Ba aratsinda, yatatsinze Runaka aratsinda. Nicyo kikwereka ikipe ifite squad quality, ifite squad ifitemo quality y'abakinnyi batandukanye ku buryo ikipe itarirahinga ku mukino umwe cyangwa babiri. Turaza kubigaruka kuri Rayon Sport. Kimwe cya kabiri cy'ibitego Rayon Sport yatsinze byose byatsinzwe n'umuntu umwe bita Faringanye. Muri APR siko bimeze. Muri APR uyafite bibiri, uyafite bitatu, uyafite bine, uyafite bitanu, uyafite bitandatu. Mu yandi magambo umuntu umwe abuze ntibiyatuma ikipe bita APR idakora idatsinda, nubwo idafite performance nziza, nubwo idafite style de jeu, nubwo idafite donc nta kintu kigaragaza ko ari ikipe ngo ikine nk'ikipe ubone ko yashamburiye. Kuko na match ya Bugesera ejo narayirebye bakina na Bugesera wabonaga ko Bugesera imira barusha possession, nubwo bazi donc bakoraga bloke bakagerageza kubaka uburyo namwe bakaba babona bagiye babona n'amakazi yamwe namwe ntibayatsinda nka Ouattara umupira yashose unyura impande y'izamu, ariko iyo urebye ubona atari byinshi cyane. Niyo mpamvu rero ikirimo kirakora ku ruhande rwa ekipe ya APR na individuality, na mukinyi ushaka kuba yakora difference ku giti cye, n'umukinyi ushaka kuba yakwiyaminiya, bafite confidence, bafite experience. So bubaka ibintu byabo batitaye ku bibazo baba bafitanye n'umutoza bita Darkonovic, bakaba beza bitandukanye na Rayon Sport ngiye kugarukaho. So bivuze ngo rero APR ntekereza ko kuri Darkonovic bibaye byiza season irangira bazatandukane nawe, bashaka umutoza uri ku rwego rwo gutoza aba bakinnyi. Cyo nicyo kintu gikomeye. APR ikeneye umutoza uri ku rwego rwo gutoza aba bakinnyi.
umuntu bita Ronaldo Rui Mazario, hari agakoti nzashyira kuri social media zanjye, yaravuze ngo umutoza ntashobora kuguhindura umukinnyi w'igitangaza, ahubwo umutoza mwiza agufasha kurushaho kuba umukinnyi w'igitangaza iyo wifitemo impano. Ariko kugira ngo ubone ko Darko Novic ari ikibazo gikomeye, nta mukinnyi wa APR yaba ufite impano yaba utayifite utarasubiye hasi, yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga, kuva mu izamu kugera imbere nta n'umwe uri on top. Mu yandi magambo, Darko byaramunaniye kuza kuhira ubwiza na karite z'abakinnyi APR ifite. Nicyo kibazo gikomeye. Hamya ko APR nibikoraho ikagira andi maraso make yongeraho, bishobora kuzayifasha mu myaka iri imbere. So ngibyo kuri ekipe ya APR isigaje imikino 7, bigoye ko yatakaza ariko bishoboka kubera ko ari umupira w'amaguru. So munyemerere nsoreze muri ekipe bita Rayon Sport. Hari ibintu bitandatu birimo kugaruka Rayon Sport muri iyi phase retour. Ndabivuga nihuta, ntabwo ndibuze kubitindaho cyane kubera ko ngiye kureba match. Ikintu cya mbere kigarutse Rayon Sport muri retour nicyo twahereyeho, nicyo twavuze, mwese murabyibuka. Rayon Sport tutitaye ku byabaye muri phase muri retour, abayobozi ba Rayon ntabwo bigeze babanira abafana ba Rayon, ntabwo bigeze babanira brand Rayon, ntabwo bigeze batekereza brand Rayon mu buryo bwagutse, ntibigeze batekereza abatoza mu buryo bwagutse, ntibigeze batekereza abafana ba Rayon mu buryo bwagutse. Icyo nshaka kuvugushaho n'iki hano, Rayon Sport yari ifite imyanya yo kongeramo abakinnyi muri phase retour. Imyanya n'abakinnyi 4 n'abakinnyi benshi kandi bakora difference. N'ikimenyi nuko Rayon Sport yabuze Faringanye iragwa. N'ikimenyi nuko Rayon Sport yigeze kuba ifite Faringanye ibura Runi iragwa. Mu yandi magambo, Rayon Sport usanga ifitemo elema nk'ebyiri zonyine zakora difference. Izo elema usanga arizo izindi zose zubakiyeho. Mu yandi magambo, bari bakeneye izindi mbaraga zibongerera umusada, renfort cyangwa se umusada. Iyo abasirikare bageze ku rugamba, intwaro zikabashirana bakananirwa, bakagumwuma, cyangwa se bamwe muri bo bakabatakaza, iyo bahamagaye ku cyomba bakavuga ngo dukeneye renfort, ntabwo haza banganaga n'abandi, haza abandi benshi kubera ko barimo barahangana n'abandi bakomeye. Niyo mpamvu babyita renfort. Rayon Sport rero ntabwo yigeze izana renfort. Rayon Sport yazanye player squad, yazanye abakinnyi ba squad, donc yazanye quantité ntigeze izana qualité. Mu myanya rero yagombaga kuzana mw'abantu, yagombaga kuzana umuntu ugomba kuza gufasha Faringanye. Uyu munsi ntawe, Biramahira Bedi ntabwo ari ku rwego rwo gusigarira, donc rwo kujya mu ntege z'umuntu bita Faringanye. Oya, atagira umuntu uza kubabeshya. Oya, biriya umuntu bita Bedari, mu ndaza kubigarukaho impamvu mwabonye atsinda uyu munsi bikaba birimo kwanga. Rayon Sport ntigeze ishaka umuwinga ushobora kuza kuba yatanga challenge kuri Basane n'umuntu bita Haji. Narabibabwiye, bwakeye bazana umuntu bita Asana. Ntushaka kuza uri umukinnyi ufite ikibuno ngo ugeze n'iri segonda ufite ikibuno kingana kuri ngo uvuge ngo uri umukinnyi. Ikosa ry'imirokeretire. Bukeye Rayon Sport ijya kuzana umwatako muri Guinea Bissau uruhinja, ukina muri U20 uruhinja, umuntu batazi, umuntu batigeze babona, n'uwamubahaye ntiyaramuzi, ntiyigeze amubona, baramuzanye bamuteretse aho ngaho. Undi muntu bazanye ngo ni nimero 6, waravuga ko Sefu ari ikibazo yashize, ukavuga ko Kanamugire yashize. None ni gute umubwira ngo ugiye kongera kuzana undi muntu utazi, utarebye, utabonye? Mu yandi magambo, ikibazo cya mbere kirimo kugaruka Rayon Sport uyu munsi, n'ubundi kuri 6 ntibyakemutse, haracyari ikibazo.
n'ubundi kuri winga za Rayon ntibyakemutse, haracyari ikibazo. Kwa Faringanya ntibyakemutse, haracyari ibibazo. Mu yandi magambo, Rayon Sport ni kimwe mu bintu bikomye mu nkokora muri phase retour. Ntiyigeze izana ramforo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Utu dusamusamu mubona bedaza gatsinda rimwe na rimwe. Rayon Sport muri phase ushaka kwibaza ngo kuki yari nziza retour biranga. Tutanarebye ku mvura y'umuntu bita Faringanya. Dutandukanye ikipe imeze neza ikomeye n'ikipe iri on form. Rayon Sport muri phase yari imeze nka Arsenal. Arsenal ntabwo ari ikipe ikomeye. Buri Arsenal ntabwo ikomeye. Arsenal ni ikomeye, narabivugaga no kuri radio disa abantu bakagera ngo nukuyipinga. Nge nafanaga Arsenal. Nafanaga Arsenal za 2006 kuri ba Arsene Wenger. Nigeze kuyifana rwose igitwara ibikombe ba Pierre, ba Pires, Robert Pires, ba Sorkambo, ba Patrick Vieira n'abandi batandukanye. Ariko ndebe igihe projet yabo mbona icyerekezo ubuyobozi bwa Arsenal burimo bibere muri business, ndavuga no kugira umutima wanjye uzarware reka nirebere indi kipe ishobora kuba yatanga TikTok abariyo najyayo. Ariko ndavuga ni nago ndi bujye inyuma y'ikipe, ndajya kureba umuntu ushobora kuba yatanga umupira mwiza. Buriya nagiye muri Man City kubera Guardiola nava muri Man City akajya handi, nzareba undi mutoza utoza ibintu bizima bifatika ari we supporting. Buriya Liverpool ndayemera nayo, kipe ikina rwose ifite ifite objectif, buriya ndayemera. Noneho nkababwira na Arsenal ifite abafana bameze nk'intare. Abafana ba Arsenal ni nk'intare, ariko abakinnyi bayirwanirira ni nk'intama zirimo kurwana n'intare. Biratandukanye. Ubundi abafana ba Arsenal bakabaye intama, abakinnyi bakaba intare, ariko siko bimeze. Abafana ba Arsenal bumva ko bagomba gutwara ibikombe kandi babumva ko basunika ikipe yabo, ariko barimo barasunika intama ngo ujye guhangana n'intare. Ntibishoboka. Urahangana na Man City hoya, urahangana na Liverpool ntibiri buze gushoboka. Muri iyi myaka Man City na Liverpool baracyakukumba ikitwa igikombe, bazajya babisimburanaho, kuko hari ibyo Arsenal tujuje, hari details Arsenal isabwa kuzuza ituzuza. Imeze nka Rayon. Arsenal muri phase rirazi kaguhabya, ndetse no muri phase retour kaguhabya. Nicyo bita ikipe iri on form, ariko si icyo bita guhozaho. Rayon Sport muri phase yari ifite form kubera ko kwa Mukeba rwashyaga n'ahandi, ariko si Rayon Sport yari ikomeye. Si Rayon Sport yari ifite squad ikomeye, si Rayon Sport yari ifite abakinnyi bakomeye. Bigeze aho abakinnyi rero bamwe na bamwe batangira kuvamo amashyiga yavamo, ukayibona nk'ikipe isanzwe. Ikosa rya mbere rero yakoze, kimwe mu bintu biri kwigaruka, nuko nta ramforo bazanye, ahubwo bazanye quantité, batigeze bazana karite. Icya kabiri, Rayon Sport abayobozi bayo bagende bicare bigaye hagati ya bodi na FC. Iki ni kimwe mu bikombe bari bafite mu biganza, bari bagifite mu biganza, kuko Umukeba ntiyarahari. Umukeba yari afite Sambaratiki we, Dariko yavuzage yatakanaga n'abatoza n'abakinnyi, abafana bamwataka, media n'ibindi bitandukanye. Rayon Sport isa nk'ituje iri pose. Bukeye EPR yavuga ati bintabyo, reka turebe uburyo twa supporting uyu mutoza tuse nk'abamujya inyuma. Bagerageza kubicubya gahoro. Kwa Mukeba kwa Rayon Sport rwa Gacondo ngo ntigeze yumvikana na Claude Kibihira ku mushinga. Perezida wa Rayon Sport wa FC ngo ntarimo kubyumva kimwe na Muvunyi. Ngizi inama zo kwiyunga, ngizi inama z'ubwiyunge zuru za buri munsi inama. Donc inama ziruta ibikorwa, inama nyinshi cyane. Yegera akavuyo k'ibintu byinshi cyane. Aho kugira ngo babe concentre no kumenya igikwiriye no kuba focus kuri FC, bibereye mu tunyenyeri, bibereye mu biki, nizo nama n'ibindi bitandukanye. Byaje kubyara iki? Byaje kubyara kuvuga ngo bagiye kwihuza ngo babumwe, ariko bakunga ba ejo bwacya bakunga uyu n'uyu ngo yashwanye n'uyu, bwacya bakunga uyu n'uyu ngo yashwanye n'uyu nguyu. Biza kuba ngombwa ko bakora ikintu nge nise ngo namakosa atabaho. Bagiye ejo bundi ngo bashinga ngo amafamiye, bwacya bakavuga ngo match ngo niyo y'umuntu runaka, ngo ni ya Muvunyi, ngo ni ya Gacinya. Shuti zanjye bayobozi bareye, ni ryari mwigeze mwumva ibyo bintu byigeze biho ku isi ko bavuga ngo iyi match irategurwa na Muvunyi, ngo iyi match ni ya Gacinya? Kubera iki
already mwamaze gutatanya imbaraga. None se kuki kuri Tebo Muvunyi yiceho na Gacinya na Tadeo n'andi na Prosperi, kuki mutavuga ngo tugiye gutegura iyi match ya Marine twese turi hamwe? Kuki iyi match muyiha umuntu umwe? Ese uyu muntu mumwizeye hiki? Ese uyu muntu afite ubuhe bushobozi? Ese uyu muntu abizi gute? Ese uyu muntu ategura gute? Ese uyu muntu abigenza gute? Iyo mwatangiye kugabagabana nshuti zanjye, iyo mwatangiye kugabagabana, burya urugo ruba rwabuze responsable. Urugo ruba rwabuze responsable ni nko kwa kundi kw'abana b'imfubyi, umwe mu bantu bo ku muryango w'umugabo, bandi bo ku muryango w'umugore avuga ngo ngenda faturiya, undi ndafaturiya, undi ndafaturiya. Ni bya bindi byo mu myitozo ujya kubona ukabona umwe mu bayobozi ba Rayon Sport afashe ku rutugu uyu mukinnyi, undi afashe undi ku rutugu, undi afashe undi ku, byabaye akavuyo, byabaye sambaratika. Ni ryari umbwira ngo mugiye kugabagabana amamatch? How? Gutise uridi mwamaze gutanya imbaraga, mwamaze kuzitandukanya. Mwagombaga gukorera hamwe, ni nacyo mukeneye gukora. Muvane ibyo byo kuvuga ngo amafamiye nahuze contribution muyifate muyikubite ku meza, muvuga ngo ni prime cyangwa muvuga ngo ni umushahara. Ariko ni mujya kuvuga ngo mugiye gutegura match, mutegure match as a team, as a board, nka committee. Ibyo bintu by'ibicu byo guca byo kuvuga ngo duce mibi, ingaruka ni izi ngizi murimo murabona. Bushize baravuze ngo Gacinya ngo Gacinya ngo arashaje ngo yarashize. None bare bavuze ngo Muvunyi ngo wapi, indi match ngo bagiye kuyihande. President Tadeo ni wowe chairman wa FC. Aba bandi ntacyo izi za board ntizabaho hatari wa FC. Fata icyemezo babwire ngo contribution bajye bayifata bayiguhe mu biganza, ubahamagare bose bicare kuri tebe imwe, mukora ikintu kizima, muhurize hamwe. Mureke ibintu by'uburyarya kuko ntabwo mwemerana. N'ubu ndabizi ko mutemerana. Iki kiganiro nukireba uri umuyobozi, ndabizi ko wowe na runaka mutarimo kumvikana. Ibyo rero biraza bikagira ingaruka kuri equipe. Ndaje mbigaruke aho bigira ingaruka. Cyo ni cyakabira kavuyo no kutumvikana byagize ingaruka kuri equipe ya Rayon Sport phase retour. Icya gatatu, kugira ngo mwumve ko mutari tayari, mufite ubwanyu desordre. Ejo bundi uwahoze ari president wa Rayon Sport mu myaka ingahe ishize, Sadati, udaheruka muri Rayon mu buyobozi bwari rwose, dore ko mwana mu inshingano ejo bundi arazanga abatera umugongo, yitwa Sadati Munyakazi. Agiye kuri Twitter ni urubuga, ni donc Twitter ni social media, ni parti ya social media z'umuntu. Donc ni kimwe mu bintu umuntu akoresha ku giti cye asakaza ubutumwa kugira ngo abugeze kubo yifuza ko bugeraho bake batari benshi. Kuko Sadati nta miliyoni afite, nta n'ibihumbi 500 by'abantu bamufollowing afite, nta n'abantu 300 bamufollowing. Niba nibutse neza kuri Twitter ye numva afite abantu 200 na. Rayon Sport ifite abafana bayifana barenga miliyoni 6 cyangwa miliyoni 10 ku isi, cyangwa miliyoni 10 da, siko sinzi imibare ariko nibo benshi. None se ni gute umuntu ajya kuri Twitter kandika akantu nkako mwe mukajya kumusubiza? Ugiye kumusubiza, ugiye kumutiza umurindi, ugiye kumutiza imbaraga. Ese Sadati yari bikeneye ko musubizwa? Kabiri keza nyuma yo kumusubiza ku maradiyo, abanyamakuru bagomba kwishakira inkuru. Babonye Twitter yiwe, baramuprovoce, aravuze, namwe barabaprovoce, kubaprovoka namwe mugiye gusubizanya na Sadati. Kubera iki? One, si umuyobozi, nta bafana yatwaye, nta mukinnyi yatwaye, nta kintu cyanyu yatwaye, yarasanzwe abaha, kubera ko ubwanyu mutari tayari, mutari hamwe. Umwe akamusubiza turutse iburyo, undi akamusubiza turutse ibumoso, uyakandikira umunyamakuru runaka message, Marita akandika message, Kanyabugabo nguwo rwambikanye, president rwambikanye, n'undi rwambikanye, buke ngiye kubona mbona ngo akanama nkemurambaka ngukagiye kubahuza. Mu gihe abandi barimo barategura match, mwe mwibereye mu byo kunga, mumeze nk'abantu nabyitanje. Ubwiyunge bwa Rayon Sport ko bumeze nka bya bindi bya kera umuntu atakwirwa agaruka mu byo kwiyunga buri segonda. Ubwiyunge bwa Rayon Sport n'ubuhe? Mwese muhuriye ku cyo bita Rayon. Niba mukunda Rayon Sport, ubwo bwiyunge bwa buri munsi habaye iki? Umuntu yanditse kuri Twitter, murimo murashiturwa na Twitter,
umuntu arimo kuba disturbinga mu mutwe, arimo kubashyushya mu mutwe kugira ngo muve mu byo mwari murimo. Mwese mumwirukansa inyuma, nawe mumuha ruvugiro nyine. Biroroshye, niba Sadati yari yavuze ngo nzagura imigabane, iryo tegeko rikaba rihari, simple, mutegereze igihe cyabyo. Ntabwo igihe muri ari cyo kugurisha imigabane, igihe cy'imigabane kizagera. Ariko aka kanya kumbwira ngo Sadati aravuze, namwe mugiye kumusubiza. Mwatakaje concentration cyo mwagombaga gukora. Niyo mpamvu mvuga ngo match tuyihaye Muvunyi, abandi mukajya kumusubiza. Muvunyi arajyayo wenyine nakubita taruke. Ariko mwagomba kuba focus, Sadati mukamureka, none Sadati igihe cy'imigabane cyagera akaza mukabiganiraho. Nicyo kikwereka ko mutari tayari, mutari hamwe. Icyo ni ikintu cya kangahe? Cya gatatu. Ikintu cya kane, ikintu cya kane, ikintu cya kane ndahita ngihuza n'iki ngiki cya Sadati. Muri abareyo mukeneye kugira, donc mukeneye kuba makini cyane, mukeneye kugira ubwenge bwinshi no kumenya shampiyona mu Rwanda. Niyo mpamvu namukoresheje kuri thumbnail, reka muvuge n'ubundi ninjye yamuvugaga mu Rwanda cyane. Njye yamuvugaga yitwa Mupenzi Eto. Narinze va mu Rwanda Mupenzi Eto rwose nkimucaniraho umuriro. Narinze mva mu itangazamakuru nkimucaniraho umuriro, kubera ko hari ibyo ntemeraga yakoraga. Murabizi, sinshaka no kubigarukamo story ndende. Eto ni umusivili si umusirikare. Eto ni umusore si umugabo. Eto ni mugufi si muremure. Eto si bounce. Eto ntafite ubushobozi nk'ubwa Prosper, ntafite ubushobozi nk'ubw'abayobozi ba Rayon Sport kubijyanye n'amikoro. Ni gute uyu munsi abafana ba Rayon, uyu munsi bamwe mu bayobozi ba Rayon, uyu munsi bamwe mu bakinyi ba Rayon no mu batoza, harimo umwuka uvuga ngo Eto yagarutse, ngo Eto yaje, ngo Eto ngo ari mu bakinyi ba Rayon Sport? Come on. Mwe ntabwo mubona ko ari kuba disturbinga mu mutwe no kubatesha umurongo? Niba naniri ku butaka bw'u Rwanda namenye ko ari Kigali, icyo ari bukore ni iki? Ni umunyamayeri aragukubitamo trick. Iki nari bukore wowe aravuga ngo arahamagara, wenda n'urugero umuntu wa Rayon Sport nubwo ntabizi, amubwire ngo Kadimu Ndiaye namuhaye amafaranga, cyangwa kubwira ngo umuntu runaka n'urugero kuko ntawe nzi yahaye amafaranga, nta nubwo mbizi, ndimo ndavuga ingero bitewe n'ibyo ndi kumva. Ko baravuga ko Kadimu Ndiaye, bakavuga n'abandi ko bashaka kuba ngo barabonanye nawe, ariko simbizi nibirimo kuvuga iyo ngiyo, ye simpari. Noneho w'icyo akora niki? Aragufata akabwira nk'umure, akamubwira ngo uriya muntu namugezeho, agahita bikwirakwiza, undi akabikwirakwiza, undi akabikwirakwiza ahangaha. Eto nta kina, Eto nta toza, Eto nta sifura, Eto nta. Hanyuma mwese abantu bakajya hariya ngo Eto. Mu yandi magambo, imitima yavuye mu gitereka aho yagombaga kubiri kubera Eto. Focus mwebwe ni murebe ibijyanyu, mureke kureba undi muntu wo ku ruhande. Mwe mureke kureba abandi bantu bo ku ruhande. Mwe murebe ibijyanyu ngo si byacu biri ku murongo, birateguye, bimeze neza. Abakinyi turi kumwe nabo 5-5, staff technique turi kumwe. Twe tugomba gutsinda iyi match. Ibi bindi byo ku ruhande mu byikuremo. Abareyo nasanze Rayon Sport niba ari uko ari benshi, nagama akantu gatoya cyane, gato cyane, gahita gakwira mu bareyo bose, kakaba mu masegonda make, kakaba karakwiye, sambaratiki kabirabaye. Kimwe mu bintu bidisturbinze Rayon Sport mu gihe gito cyane. Uzi ko umunsi wa mbere numvise ku maradiyo bavuga ngo Eto ngo yahageze, ni kuri derby ya Rayon Sport na APR. Ngo Eto ngo yahageze, ngo ngo ubwo ngo birabaye. N'abandi uwo muganiriye muri Rayon ngo yahageze. Come on. Ubu kweri
mushingiye ku byo nagiye mbabwira etata barusha bitumye muhitamo tumurongo kweri aka kanya. None se nta bikombe mwagiye mutwara bya shampiyona n'icyamahoro itahari? Mukanguke mureke kwitera ubwanyu. Kankomeze njye ku kintu cya gatanu. Icya gatanu gikomeye, abakinnyi ba Rayon Sport bamwe na bamwe bahawe uburenganzira barenga imbibi z'umukinnyi. Uzi ko muri Rayon Sport harimo abakinnyi bakina bagatoza kandi ari abakinnyi, bakaba ba president ari abakinnyi, bakaba abavugizi ari abakinnyi, bagategura match ari abakinnyi, ngo nibo bategura bajya mu baferi, bagakora ibintu byose kandi ari abakinnyi. Ese uwo muntu aracyari umukinnyi? Uwo muntu yaba agikina umupira? Uwo muntu yaba agitekereza ku kazi kakamenya icyo agomba gukora? Igisubizo ni oya. Mu yandi magambo, bayobozi murebe ngo ese si twe kibazo? Ni he umukinnyi ahabwa liberté totale yo kwigira donc byose, yo kuba byose? Kwisi ntaho biraba, kwisi ntaho byigeze biba. Muzandebera ikipe yose yaje mu bakinnyi batangiye kuvuga muri media, iyo kipe ntishobora kuresista. Real Madrid ya Mourinho murabyibuka, arya za bitanu za Barca. Cristiano yaravugaga, umunya bwacya Pepe akavuga, bwacya Ramos aravuga. Bacikamo ibice, abanyaportugal kwabo, abaespanyol kwabo, n'abandi bo mu bindi bihugu, kubera ko byari byajemo akavuyo. Buri wese yaravugaga. Mugende mwicaza abakinnyi bare mu babwire ngo murareshya, mushyire baro hasi, nta uri hejuru y'abandi. Tube concentré n'umupira, mikoro tuzirekera ababishinzwe, gutegura hanze y'ikibuga tubirekire ba nyirabyo. Twe kuba batoza, twe kuba byose. Ni kimwe mu bintu birimo kugaruka ikipe bita Rayon Sport, kuko namenye ko mu gupanga abakinnyi 11 bareyo, bamwe mu bakinnyi bagishwe inama. Byose bibaho, igisubizo ni oya. Ibindi bintu nkabi bibiri sigaje. Abakinnyi, ikindi staff technique ya Rayon Sport, namenye ko Mazimpaka nawe yabaye akamana ngo abwira Robertinho rimwe na rimwe gashwana n'abakinnyi bagenzi be, akaba ari ubwira Robertinho icyo gukora. Nawe yabirebeye ku bakinnyi muri Rayon Sport. Muri staff technique hajemo akavuyo kubera ko ubajejwe cyangwa se ubayoboye Robertinho byo bavuga ngo arashaje. None niba ashaje yagiye mu zabukuru, ndabyibuka ko nigeze kubivuga nyiri kuri Radio 10 abantu barambwira barantuka. Ndabyibuka nabwiye ko Robertinho mbizi neza ko ikinazi ni ukuganira n'abakinnyi gusa, ariko ibijyanye n'imitoreze bye nababwiye ko nta kintu kirimo. Muzabaza abakinnyi bare bazabibabwira. Njye ahantu napinye Robertinho ni muri Simba yanjye, uwanja wa Mkapa. Twariye bitanu bya Yanga afite bacama, yari afite abakinnyi beza binoronka kurusha ba Yanga. We na Colonel bariye bitanu, bucya Simba mwirukana. Ndababwiye ngo iyo uri umuyobozi muri staff technique ukaba udashobora gufata ibyemezo, ukaba udafite igitinyiro, kapiteni akazakubwira ngo kuramo runaka, undi akakubwira ngo kuramo runaka Mazimpaka, undi akakubwira ngo ntumukuremo, uba watakaje autorité, watakaje igitinyiro, watakaje cya kintu cyo kuba umuyobozi uri strong, ukomeye, ushobora gufata ibyemezo. Ikiba cyabaye niki? Hari ikiba cyangiritse bikugiraho ingaruka nizo zizingizi. Icyanyuma nsoza, abakinnyi ba Rayon Sport mu bakinnyi bose bari ku butaka bw'u Rwanda nibo bakinnyi bari kwitwara hanze y'ikibuga. Ngewe ndamuzi neza, ngiye kubibabwira, simba mentioninga amazina, ariko Kadimu Ndiaye mu muhwe buno butumwa. Abakobwa maze kuryamana nabo b'igikondo ndabazi. Hari nabo bamutega mbere ya match, mbere ya match iminsi nk'itatu. Azizi Basane the same, nababwiye ko umukobwa warangije Basane n'umukobwa wakundanye na ba Masengo Tansere, n'umukobwa wakundanye na ba Ani Elija, n'umukobwa wakundanye na ba Abedi Bigirimana, n'umukobwa utangirwa na A akanarangizwa na C.
sinshaka kumuvuga amazina, si ngombwa kumenjoringa amazina ariko mwamumenye. Abakinnyi ba Rayon Sport ni ibintu bibiri hanze y'ikibuga, bibereye mu ijipo, bibereye mu icupa. One, barabitegwa na adversaire, cyo ni kimwe, cyangwa se babyijyanamo. Amakuru ndayafite kuko nganirira bamwe muri abo ngabo. Abakinnyi ba Rayon ntabwo bazi icyo bashaka, niyo mpamvu ubona abakinnyi ba Rayon Sport gutsindwa ari ibintu bisanzwe, bamaze kubigira nk'ibintu bisanzwe. Rayon Sport ya faze ritandukanye na Rayon Sport ya faze retour. Gutakaza rutayiza mu bitafari nganye, bahise bumva ko ntacyo bagitwaye, bahita bumva ko bagomba kwigaramira. Muri iki cyumweru Rayon Sport kinnye mu match, mukurikirane murasanga harimo abakinnyi banyu barya babonanye n'inkumi barenga 6 muri iki cyumweru ikingiki mumaze ikingiki mukinnye mu match. Iki mukinnye mu match, uwo mukinnyi ritayara, abandi bari ishyorongi, bari concentre. Naho abayobozi bariyo bibereye ku maradiyo, bamwe abakinnyi bariyo bibereye mu majipo. Iyo kipe yatwara igikombe cya shampiyona. Form zigeraho zikarangira, ibyo nababwiye ngo Rayon Sport yari muri form. Form ntabwo ziramba, zigera ahantu zikaba limite. Ari kipe ifite guhozaho, ifite quality, ifite abakinnyi bazi icyo bashaka, igera kure hashoboka cyane. So mu yandi magambo, Rayon Sport nsoza inama mbagira, biracyashoboka nubwo APR ifite 48 mukaba mufite 47, difference y'inota rimwe. Ni match imwe APR kuba yayinganye mwe mu gatsinda namwe mukayijya imbere, ariko birasaba ko buri gice nagengarukaho mu gikosora kikajya ku murongo, kikareba igikwiriye kandi kikareba ikiri ngombwa akaba ari cyo bakora. Bitabaye ibyo, Rayon Sport ishobora kugiraho ingaruka ku buryo no ku mwanya wa kabiri ishobora kugiraho ingaruka mu mutwe. Bivuze ngo match ya Rayon Sport na Etincelle, match ya Rayon Sport na Muhazi ziri imbere, bazitondere cyane. So ndashoje, ndabashimiye cyane byimazeyo, nibyo nari nabateguriye. Ibindi tuzagenda tubigaruka 5 kuri 5. Mbonero no kubifuriza kuzitabira gahunda, ubwo navuga bari i Kigali ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, kuzitabira gahunda za leta zirimo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Dukomeze kwibuka, twiyubaka. Ndabakunda kandi mboza ku mutima. Wowe utarakora subscribe nawe yikore kugira ngo urusheho gushyigikira iyi televiziyo yacu, ndetse natwe durusheho kukugeza ibiganiro bitandukanye. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima, ndabakumbuye. Nzaza kubasura vuba cyane. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza.